Shampiyona y'isi y'amagare abantu 50 bamaze kwivana mu irushanwa ndetse n'umunyarwanda nawe wari usigayemo nawe yamaze kuvamo. Bitewe n'ibirometero birukankaga amasaha menshi cyane, ariko harimo abatabashije kugera ku murongo wa mbere cyangwa kugera ku murongo, kuko n'ubundi ibitangazamakuru bigenda bidutangariza nkatwe nk'ukuntu turi kubibona live uko batangiye siko basoje irushanwa. Reka turebere hamwe iby'uyu mukino uko byagenze, bana natwe udukurikire uko bigenda bimera. Abahungu baranyonga igare cyane ku buryo babasha kugira ngo bagere ku murongo bwa mbere. Ntabwo ari bo bose baba bashaka kugera ku murongo bwa mbere, ariko hari n'aba bandi baba basigaye inyuma kugira ngo nabo biba byanze, ariko nabo bakakomeza bagahatana. Ahangaha rero 50 bamaze kuvamo bivanye mu rushanwa bitewe n'uburyo bananiwe. Hano hantu bisaba ikintu bita imbaraga. Udafite imbaraga urasigara uri uwa nyuma cyangwa ugasigara mu ba nyuma. Ibyo byose rero muri iyi video birimo n'uburyo hajya haba impanuka. Hari impanuka yabaye saa 4, byose turabiganiraho. Reka mbahe ikaze kugira ngo tubane muri video yacu. Nkuko muri kugenda mubona aho ngaho umunyarwanda yari akirimo ariko atarava mu irushanwa. Muraza kuza kubona umunyarwanda inyuma ntabwo yari yarava mu irushanwa, yirukase uduce twinshi cyane, ariko agace ka kabiri gasoza ka mbere kabashe buryo ki kamunanira. Erega nawe siwe, kuko ibi bintu bisaba imbaraga kandi bisaba imbaraga nyinshi cyane. Rero ushobora kubabaza ngo se kubera iki bivana mu irushanwa itarangiye? Bitewe n'uburyo baba birukanka kandi ari finali ya nyuma, ushobora kwivana mu irushanwa bitewe n'uburyo uri kubona ibirometero utari bwaze kubasha buryo ki uhagera. Ushobora kuhagera uri uwa nyuma cyangwa uri mu b'inyuma cyane ugasanga ubuze amanota. Aho kugira ngo rero uw'inyuma cyane wavamo da, ariko simbizi. Yenda hari abagiramo n'ingaruka yenda zo kuba baburamo umwuka, ko harimo abantu nyine bitewe no kuhagera cyane ushobora kuba ubura n'umwuka cyangwa ukagira ikindi kibazo mu ngingo. So rero byose ni ahangaha. Kora hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ubundi shampiyona y'isi y'amagare yatangiye kuri 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, irangira uyu munsi tariki 28 z'uku kwezi uyu mwaka. Nkuko mubizi rero, hari umuntu watubimburiye mu rushanwa rya mbere ari umunyarwanda mu bakobwa, ariko bagendaga individually niho kuvuga ngo kwa kundi ugenda uri wenyine. Niba baramubwiraga amasegonda hakaza undi muntu nyuma, amasegonda bakarekura undi muntu, amasegonda bakarekura undi muntu. Rero basiganaga ku giti kimwe cyabo, ariko ubu ngubu siko bikimeze. Bagendaga mu kivunge cyinshi kugira ngo batoranyemo wa muntu wa mbere uzegukana umudari, aganahembwa ibihembo bishimishije. Ubwo ni kuvuga kwa wa wundi uba wabonye umudari wa mbere noneho mu isi yose muri rusange. Baba baraturanyije ibihugu nyine bigomba kujya muri irushanwa, haba harimo ibihugu bigiye bitandukanye. Noneho hari ukuntu nyine umuntu ushobora kumuha nk'amazi. Muri kubona uwo muntu uhagaze, hari umuntu uba ukeneye nk'amazi yo kunywa. Ko muri kubona hari umuhungu ufite agapipiri ariko arahita akanagira mugenzi we. Murabibonye, ahita akanagira mugenzi we. Rero twari kubona kandi gashya noneho kahabereye, aho umukobwa rwose yahagurutse akajya kuri moto akavuga ati ngenda ndareba igare paka risoje. Yahagurutse ajya kuri moto, ndetse n'abandi bantu muri kubabona ni ibintu bishimishije. Noneho ukuntu ahagaze akavuga ati noneho bahagaze noneho no kuri moto. Ni udushya rero twahabaye. Ibyo byose muri iyi video byose birimo. Nkuko muri kubona ikigundi kiba ari cyinshi cyane, ariko nubwo kiba ari cyinshi cyane haba harimo umwe uza kuza imbere yenda, kuko bose ntabwo bagerera ku murongo rimwe. Hari usigana amasegonda 5 cyangwa amasegonda 20 nangahe, ariko hakaba harimo uwa mbere uri bwagere ku murongo wa mbere. Nubwo muba mubabona yenda bari mu kigundi uko nguko, ariko siko bose baba bateganye. Siko bose baba bateganye. Hari uba urusha isegonda umuntu, cyangwa hari n'undi uba urusha navuga 0.5 segonda, ntabwo bishoboka. Ariko harimo uba urusha isegonda umuntu kugira ngo agere bwa mbere. Ntabwo bose bahagerera ku murongo rimwe, hari uwa mbere hakaba n'uwa nyuma. Rero nkuko muri kubona bitabiriye abantu benshi cyane baje gufana, bitabiriye iri rangiza ry'isiganwa ry'amagare ryabereye noneho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
Kigali, umujyi wa Kigali. Murumva rero rwose yuko bamwe benshi cyane bitabiriye uyu mukino, harimo abavuye mu ntara, harimo abavuye mu turere tugiye dutandukanye. Ibyo byose ni udukoryo twaranze ibi byose, iyi shampiyona y'isi y'amagare. So rero harimo n'ahabereye impanuka zagiye ziba, abantu bagakomereka, abantu bakaryama hasi kugira ngo bapfuye kandi batapfuye bitewe n'uburyo bameze. Rero ibi byose muri irushanwa byagiye biba, ariko ntabwo haburamo imbogamizi cyangwa ibintu byagiye bitagenda neza. Kuri iyi nshuro twakiriye irushanwa ry'amagare mu Rwanda. Ibyo byose rero twagiye tubibona, nagiye mbagezaho video zose zigiye zitandukanye, kuko bavuga ngo igare ni urukundo, ukabona umuntu ahagararanye n'umusore ukavuga ati wawu barakundana. Noneho hari ifoto yagiye kuri trend iratrendinga cyane, umuzungu ariko yari ari gutabaza, yari ari kwaka ubutabera kugira igare ryari rimufiyeho kugira ngo ahamagare ababishinzwe. Rero tuza kubona ifoto y'umukuru wa Rouge wari uri hari, basa nkaho bafite amatelefone, ariko benshi cyane bateho komate bavuga ngo ari kumuha nimero. Siko byari biri rero, yari arimo amutabara. Byose twagiye tubibona, impanuka zabaye mu gitondo saa yine, ibintu byinshi byabaye. Ubwo rero urumva ibyo byose ni ibintu byagiye bigaruka cyane muri iyi Tour du Rwanda yacu yabaye mu Rwanda. Ni byiza kandi ni iby'agaciro kuba mwarayikurikiye, muri beza cyane kuba mwarayikurikiye. Abantu twese twafannye mwari beza, abantu bose muzi yuko mwafannye bikagenda neza, muri ab'agaciro kandi mujye muhora muze twakira abashyitsi batuganye. Abantu benshi barabyishimiye cyane, kandi abantu baravuga ati Imana ishimwe kuba yaraduhaye iyi shampiyona y'isi y'amagare. Ngahe nguko rero uko byari byifashe, nze kubabwira ati byari ibintu bigenze neza cyane kuri isozwa ry'uyu munsi ry'isiganwa ry'amagare. Umujyi wa Kigali wari ufunze, abanyeshuri bajyaga kwiga, n'abantu ntabwo bajyaga mu kazi bitewe n'uburyo imihanda yari ifunze. Ngahe nguko rero uko byari bimeze, akacu kaba nakagaruka. Murabizi yuko mbakunda, ubuzima bwinshi bujye bubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani Yesu utanga amahoro cyangwa ibintu byose ajya bibaha. Ndabakunda rero, umugisha ubane namwe.